niba Imana ari nziza kandi ifite ubushobozi bwose kuko yemera ko abantu bababara. Ariko umuntu kubera kutumvira nyo gituma yikururiye imibabaro mu buzima bwe ndagwa ari Imana. Ese umuntu ashobora kubabara kandi nta cyaha runaka yakoze cyatumye Imana imuhana? Ukubabara gutuma ukwizera kwacu gukura. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizire ko mumeze neza muri kumwe nanje Manakiza Edouard. Abari muri Afrika mwese mushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubahaye ikaze tubabwira ngo Imana ibaho umugisha no ku mugabane w'Uburayi, Shalom ari ku mugabane wa Aziya, Shalom ku mugabane wa Amerika, Shalom ari ku mugabane wa Oceania. Shalom mwese tubahaye ikaze kuri Gusenga everyday, tugumye umukozi w'Imana yagarutse. Umukozi w'Imana watangira ubibwira abantu. Murakoze cyane, tukomeje kubashimira cyane mu kongera kandi gutwakira kuri icano. Yego. Imana ibaheze umugisha cyane. Yego. Nitwaye ndumwa Dr. Shadrack kwisi hose kubiriza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane kuba tatuzi ngayo nguko amazina yanje. Murakoze cyane. Watangira usenga Imana Shadrack. Yego, turagushimiye Imana data wa twese wo mu ijuru. Urakoze cyane kongera kandi gutuhereza uyu mwanya kugira ngo tuhagarare imbere y'agatuti, imbere y'abantu bose kwisi kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Ushimwe Imana. Ndasaba Mwuka Wera ko adushoboze muri aka kanya mu bintu byose tugiye kuvuga. Reka Mwuka Wera ari we mbaraga wohereje kwisi kugira ngo ashoboze umwana w'umuntu kugakiza. Adushoboze muri aka kanya. Mbagarise imigambi yose y'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Reka ukuboko kwawe kw'imbaraga kube hejuru ryacu muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo nibisenze nizeye. Amen. Amen. Kibazo cyane niki? Yego. Niba Imana ari nziza. Yego. Kandi ifite ubushobozi bwose. Yego. Kuko yemera ko abantu bababara. Okay. Kasubira mu kibazo cyanje. Yego. Niba Imana ari nziza kandi ifite ubushobozi bwose kuko yemera ko abantu bababara. Okay. Kibazo kiza cyane mumve handu hose. Numuntu wese uzaba ufite kibazo challenge kuri iki kibazo bambajije abaze. Kibazo kiza cyane, urakoze cyane. Kubera iki Imana, niba Imana iri nziza, kubera iki yemera ko abantu bayo bababara, sibyo? Yego. Urakoze cyane. Ikintu cyambere, Imana ni nziza. Yego. Nicyo kintu cyambere tugomba kumenya. Imana ni nziza. Ubwiza bw'Imana niki? N'urukundo. Muri Yohana wa mbere 8 naho uzasanga iryo jambo. Imana n'urukundo, Imana n'urukundo. Ubwo nubo bwiza bw'Imana. Icyo nicyo kintu kiza cy'Imana. Rero mu rukundo niba Imana n'urukundo, bivuze ngo ubwiza bwose buri mu Mana kuko Imana n'urukundo. Mu rukundo niho hari byiza byose. Mu rukundo niho hari kubabarira. Mu rukundo niho hari imirimo myiza. Rero kandi Imana ingomoko yayo cyangwa nece yayo, natire yayo ni urukundo. Bivuze ngo ibiza byose bifitwe n'Imana, ubwiza bw'Imana. Kubera iki rero niba Imana nziza, kubera iki yemera ko abantu bababara? Imibabaro yazanywe n'umuntu. Umuntu niwe wikuriye imibabaro mu buzima bwe. Umuntu mu gitabo kitangiriro igice cya 2 umurongo 16-17. Ndavuze igitabo kitangiriro 2:16-17. Biravuze ngo igihe Imana yafashe Adamu, umuntu wa mbere, Adamu w'ubutaka, imujyana muri Edeni. Hanyuma imaze kumujyana muri Edeni, yamuhaye itegeko. Iryo tegeko ryari rishinzwe iki? Iryo tegeko ryagaragazaga urukundo rw'Imana ku kiremwa muntu. Iryo tegeko ryari rishinzwe urukundo rw'Imana ku kiremwa muntu. Gute rero? Bivuze ngo Imana yarizi ko muri Edeni harimo ububi. Ariko rero Imana rukundo izo kurinda umuntu, yazanye rero ubwirinzi, yazanye protection iyi ryategeko. Izi mbuto zose zibiti byose bisanzwe wemere kuzirya, ariko hari igiti cy'ubwenge cyo kumenyesha ibyiza n'ibibi. Imbuto z'ibyo biti z'icyo giti ndukazirya, kuko umunsi uzazirya uzafa. Urukundo rw'Imana umuntu ndago yarazi ko muri Edeni hari bibi, ariko Imana yarizi. Nicyo gituma yavuze ngo nguhaye ubwenge wirinde. Urose urukundo rw'Imana. Urugero, wewe uzi ko uyu muhanda ni umuhanda mubi, hari abantu babi bica abantu, ariko ukabona umuntu ngawe agiye kunyura ku uyo muhanda, ariko ukareka kumubwira ati reka kunyura ku uyo muhanda. Icyo gihe ndarukundo
bivuze ngo nda rukundo ufite kuyo muntu. Ariko Imana yagaragaje ko n'Imana rukundo, nicyo gituma yahaye Adamu iryo tegeko ryukumubuza ugutanyura mu yo muhanda ari ryo tunda. Umunsi uzarya uro rubuto uzafa. Imana yatangiye kugaragaza ko n'Imana nziza. Ariko umuntu kubera kutumvira kwe niyo gituma yikururiye imibabaro mu buzima bwe. Ndagwa ari Imana. Imibabaro yageze ku muntu kubera kutumvira Imana imbere y'Imana. Kubera kutumvira ku muntu imbere y'Imana ye. Niyo gituma umuntu yikururiye imibabaro. Ikibazo cyawe n'igisubizo nicyo. Murakoze. Urakoze. Ese umuntu ashobora kubabara kandi nta cyaha runaka yakoze cyatumye Imana imuhana? Murakoze cyane. Imana ndishobora guhana umuntu udafite icyaha. Ariko Imana ihana abanabyaha cyangwa izahana abanabyaha. Ariko umukiranusi azabaho kubera gukiranuka kwe. Nda muntu uzahanwa ku kintu atakoze. Habana mu buzima busanzwe. Ubyumve neza. Na mu buzima busanzwe ushobora gukubita umwana kandi ndakosa akoze. Ntibishoboka. Icyo gihe bazavuga ko nakarengane. N'Imana nuko. Imana ihana abanabyaha. Ariko umukiranusi Imana ndishobora kumuhana. Ikibazo cyawe n'igisubizo niki? Kuko abantu bamwe babahita bavuga ngo yaracumuye iyo babonye umukristo ahuye n'imibabaro. Ese Bibiliya ibivuga hiki? Murakoze cyane. Umukristo ni ngombwa ahure n'imibabaro. Umukristo ni ngombwa ahure n'imibabaro. Ariko iyo mibabaro y'umukristo ndago izaba iri mibabaro kuko yakoze icyaha. Mubyumve neza. Umukristo ni ngombwa ahure n'imibabaro. Ariko iyo mibabaro uyo mukristo azahura nayo ndago izaba mibabaro izamugeraho kuko yakoze icyaha. Ariko yego hari abandi bakristo bahura n'imibabaro kubera ibyaha. Abo ndago bari abakristo. Njewe ndiko ndavuga umukristo nyakuri ni ngombwa ahure n'imibabaro. Ikizamuzanira imibabaro ni bwa bukristo bwe. Ubukristo bwe nubwo buzamuzanira imibabaro. Twagiye muri Yohana wa mbere, Petero wa mbere, Petero wa mbere 2:23. Naho bariko baravuga ngo niba tubabaye kubera ibyaha ni ngombwa kuko Yesu nawe yababajwe mu mubiri adusigira kugira ngo twige mu kirenge cye. Mu Petero wa mbere 4:1-2 naho uzasanga iryo jambo. Petero wa mbere 4:1-2. Yesu yari umukiranusi. Yamibabo yahuye nayo. Ese yari mibaye kubera ibyaha? Oya, Yesu ndago yababaje kubera ibyaha, ariko yababaje kubera ubukiranusi. Nawe umaze kuba umukiranusi, Satani azatangira kukubabaza kubera gukiranuka kwawe. Niyo gituma hari imibabaro y'umukristo izanwa no gukiranuka kwe, hari n'imibabaro izanwa n'icyaha cy'umuntu. Ubona ubwo bwoko bubiri bw'imibabaro. Igihe uri kuravuga ko uri umukristo ugomba kwibaza, ese iyi mibabaro ndiko ndahura n'imibabaro kubera gukiranuka kwanje cyangwa kubera icyaha canje, amakosa amafuti ndiko ndakora. Hariko ngitiranya ko ndi umukristo. Niyo gituma ni ngombwa umukristo nyakuri agomba kubabazwa. Azababazwa mbere mu gutandukana n'umubiri, kuko umubiri ufite ubushake bwawo. Ubushake bwose bw'umubiri n'icyaha imbere z'Imana. Imbere rero urashaka kuba umukiranusi ugomba kubabazwa. Kubabazwa kubera gutandukana n'ubushake bwose bw'umubiri. Utangira kubabaza umubiri. Nda muntu uzaba mukiranusi imba atazemera kubabaza umubiri we. Nda muntu uzaba mukiranusi cyangwa umukristo. Kugira ngo ube umukristo nyakuri ugomba kubabaza umubiri wawe. Iyo mibabaro ndago izaba mibabaro kubera icyaha wakoze. Hariko izaba mibabaro izaba izanywe kuko urashaka kuba umukiranusi imbere y'Imana yawe. Uko gushaka kuba umukiranusi bizakuzanira ukubabara mu buzima bwawe. Ikibazo cyawe n'igisubizo nicyo. Murakoze. Aha. Ese kubabara bishobora kuba igikoresho Imana ikoresha kugira ngo ikureho umuntu mu buryo bw'umwuka, cyangwa ishobora gutuma abantu basobanukirwa nabi Imana? Murakoze cyane. Ongera kandi ubaze numve. Ese kubabara bishobora kuba ari igikoresho Imana ikoresha kugira ngo ikuze umuntu mu buryo bw'umwuka, cyangwa ibyo bishobora gutuma abantu basobanukirwa nabi Imana? Murakoze cyane. Imibabaro nibituma umuntu akura mu kwizera. Imibabaro Yakobo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 uzasanga iryo jambo. Ukubabara gutuma ukwizera kwacu gukura. Ukubabara kuzana ibishimo. Ibyo bishimo n'ibishimo byagakiza. Rero igihe umuntu ahuye n'ibibazo bituma agwa, uyo ndago ari umwizera n'umwana mu bintu by'Imana. Nda bintu by'Imana azi. Ariko umuntu uzi Imana agomba kumenya ko tukura binyuze mu mibabaro. Ni kizamini.
Imana ishobora gutanga opportunity ubabare kugira ngo ukure, ubashe ukwizera cyane, ubashe kwiringira Imana cyane mu buzima bwawe. Ibyo birahari. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Yego. Kuko rimwe na rimwe Imana yemera ko umuntu mwiza apfa akiri muto, mu gihe abandi bakora ibibi bakabaho imyaka myinshi. Murakoze cyane. Kubera iki Imana yemera ko umuntu mwiza apfe kandi akava vuba? Yego. Ariko abantu babi bakabaho imyaka myinshi kubera iki? Yego. Nda muntu ufa ku bushake bwe. Ndawe nda muntu ufa ku bushake bwe. Niba turiho ni ku mbaraga z'Imana. Umuntu waramusafuye ni kuvuga igihe kirageze. Mu Baroma 14:7-8 niho hari iryo jambo. Mu Baroma 14 wanzomera gato numve. Abaroma 14:7-8. 14:7-8 Abaroma 14. Yego. 7-8. Haravuga ngo nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Urumva? Yego. Umunani havuga ngo niba turiho kubw'umwami. Yego. Kandi niba dupfa kubw'umwami. Yego. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa. Yego. Turaba umwami. Urumva? Nda muntu ufaho kubwe. Uyo muntu mwiza uvuze ngo kubera iki abantu biza bafa vuba kuruta abantu babi. Ikintu cyambere nda muntu mubi ubaho. Urumva? Nda muntu mubi ubaho. Ndawe nda muntu mubi ubaho. Abantu babyumve neza. Nda muntu mubi ubaho. Ububi bw'umuntu igiye icyaha kingiye mu buzima bw'umuntu nicyo cyahinduye umuntu. Ikintu kibi ububi bw'umuntu n'icyaha mu muntu n'uwo bubi bw'umuntu. Ndavuze ububi bw'umwana w'umuntu, ububi bw'ikirema muntu n'icyaha muri we. Icyo cyaha rero kimaze kuba mu mutima w'umuntu, igihe kiri mu mutima w'umuntu nicyo gitangira gukoresha umuntu mu mirimo mibi. Naho abandi batangira kuvuga ngo runaka n'umubi, ni ukuvuga runaka muri we hari umwuka mubi umukoresha mu bintu bibi. Ariko nda muntu mubi ubaho. Ububi bw'umuntu n'icyaha mu muntu. Ikibazo cyawe n'igisubizo nake. Murakoze cyane. Yego. Ese imibabaro yose iba ifite impamvu Imana yashatse ko ibaho, cyangwa hari imibabaro ituruka mu buzima bw'isi n'amahitamo y'abantu? Murakoze cyane. Hari imibabaro izanwa no gukiranuka, hari imibabaro izanwa n'icyaha cy'abantu. Yego. Hari imibabaro abantu bahuye nayo, bahura nayo kubera ibyaha byabo. Reka nzane urugero. Umuntu yibye amafaranga y'undi n'umujura, bakahita bamufata bakumujyana muri gereza. Iyo mibabaro izanwa n'iki? N'icyaha cye nicyo kiriko kinamubabaza. Ndagwa azavuga ngo n'Imana niwe wikururiye. Niwe wikururiye icyo kintu. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo w'12-13 naho uzasanga iryo jambo ngo umuntu ashukwa no kwifuza kwe. Ariko umuntu amaze kwinjira mu bigeragezo ngo ndavuge ngo Imana niyo yatumye ninjira mu ibindi. Oya, no kwifuza kwawe ryarari ryawe niyo ryakukururiye. Uri kurifuza umukobwa w'abandi ugera ku rwego rukumufata, kora violence, sibyo? Bamaze kugufata bazaguhana. Icyatumye baguhana niki? Nica. Iyo ni mibabaro izanwa n'ububi bw'abantu. Hari indi mibabaro izanwa no gukiranuka. Nguko nabivuze mbere. Umukiranusi, umuntu wamaze gukiranuka, Satani nawe atangira kumugendaho, atangira kuzana ibigeragezo. Ibyo bigeragezo nukugira ngo amusubize inyuma mu buzima yararimwo, ubuzima bw'ubupagani. Iyo mibabaro ndagwa ari imibabaro izanywe n'icyaha, ariko izanwe no gukiranuka kwawe. Murakoze cyane. Tukara ku musozo. Yego. Umuntu uri kureba iki kiganiro uyu munsi, yego, ufite ikibazo gikomeye kandi akaba yarageze aho abaza ati Imana iri, yego, niki wamubwira? Okay. Umuntu wese ukurikira iki kiganiro kandi yageze mu rwego rukuvuga ati ese Imana ibaho? Niba ibaho irihe? Yego. Uyu munsi ngiye kumubwira ngo nducika indege. Imana irahari kandi irasubiza. Ariko wewe hindura uburyo bugusenga iyo Mana yawe izagusubiza. Hindura uburyo bugusenga iyo Mana yawe, Imana iri bugusubize. Ndakindu cyananira Imana. Ahubwo ni wewe ugomba kwireba uburi uri kurasenga Imana. Hari uburyo bugusenga Imana, ibisubizo byawe bigatinda, ibibazo byawe bigatinda gusubizwa, umuntu agatangira kuvuga ngo Imana ese ibaho? Imana iriho kandi irakora, yabayeho, iriho kandi izahoraho iteka. Ahubwo n'umuntu ari we wese agomba kwireba uburyo ariko arasenga
iyo mana ye. Murakoze cyane. Murakoze cyane, reka tubashimire tubabwire ngo Imana iguhe umugisha wasuza usenga Imana. Yego, turagushimiye Mana data wa twese wo mu ijuru. Uyu munsi turanezerewe cyane. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi ni umunsi w'imigisha. Turagushimiye ku murimo, ku mbaraga. Fasha uyu mumama, uyu mupapa, uyu mukogwa, uyu muhungu udukurikira ahantu hose ku isi kuri iki kiganiro. Fasha buri muntu wese, reka Mwuka Wera akore ku buri muntu wese kugira ngo abashe kumva cyane. Reka Mwuka Wera asobanurire buri muntu wese kugira ngo abashe kumva cyane no gusobanukirwa iri jambo ry'Imana. Abacitse intege mbasengeye, abafite ibibazo mbasengeye, abavunitse mu mitima Mana bakorere massage spirituelle, kuko niwe ufite imbaraga, niwe waje gukiza umuntu mu mubiri cyangwa mu mwuka. Uyu murimo uyu munsi ni ushize mu maboko yawe. Reka Mwuka Wera akomeze gukora akazi mu mitima y'abantu abazakurikira ibi biganiro ahantu hose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom.